Amarira y'umugabo, amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, amarira y'umugabo. Ukoze hasi unyibutse uye haryo kwagiye amasomo yatinga nibiriho ibi ntago igera mu ndumva maze umwaka umwe, ariko kuko amategeko yemera imyaka ibiri ko umugabo yataye uko nta myaka ibiri amaze. Oya ndumva maze umwaka umwe wonyine kuva agiye, kandi rero ndumva ntacyo azakora kuko kuva ageze aha ngaha abayeho nk'umuzamu, yarabyemeye kugira ngo abone icumbi. Mimi nk'umuzamu cyane, abayeho nk'umuzamu, nta kundi nari kubigenza. wowe niho muto wabonye kumugira umuzamu? Mama ni ukuri nta kundi nari kubigenza rega, gusa amahirwe nagize ni uko umugabo wanjye nta kintu yitaho, kandi sintekereza ko yafata umwanya wo kujya kuganira n'abazamu. Akote gusa niyo mpamvu nanaguhamagaye kugira ngo uze uba uri hano igihe gito ungire inama y'icyo nakora. njyewe mba hano Mimi, ibyo byo ntibyapfa gukunda. Urabizi neza umuco wacu nta mubyeyi wo kujya kuba ku mukwe, ntabwo byanyorohera Mimi. Ahubwo se Mimi azi neza ko umwana mwabyaranye yapfuye, arabizi? Umugabo atemba ajya mu nda. Sheri ntiwajyaga mbwira se mukumbuye mama, dore ngo wowe kutamuganiriza. Akose ntugira n'ibanga ushaka kumuhoza isoni. Warumumbuye twari tubakumbuye mama. erega mwabana muretse ibyuho byacitse, kandi rwose ntabwo bikwiye ko umubyeyi ahora mu rugo rw'abakwe. Ariko mama njyewe ibyo ni ibyakera rwose, byararangiye. Kuko none si ikintu cyakuza gusura abana bawe n'iki, dore ko n'abana buriya baba bakeneye n'impanuro z'abantu bakuru, ntumva ntacyo bitwaye. Dore ibyo mama rero ntajya bikozwa, kandi nukuri ntacyo bitwaye. Usibye ko burya uretse ko hano mu Rwanda ariwo muco wacu, naho ubundi hanze usanga famiye zibana n'ababyeyi babo kandi baranashatse mu nzu imwe. Mu nzu imwe rwose. Bana ba rwose ibyo ntibikwiye pe. Icyo nemera cyo ni kimwe, yewe no kwiterambere rihindura ibintu byinshi, kandi ntibikwiye pe. Shushu, mama rero agiye kuba ari hano mu gihe gito, arashaka ko kuzajya abona ukuntu ajya kwivuza, igifu kimumereye nabi. Ahubwo si ibyo twavugaga. Njyewe numvaga ahubwo yanahaguma, kuko maba wenyine urumva atari ikibazo, numva yahaguma da. Yewe ni ukuri murakoze kunyemerera kwivuza ndi hano muri uru rugo, gusa abana mwe mwumva ko babitoroshye kubana n'umukwe mu nzu rwose. Oya nta kibazo mama, nta kibazo rwose, ahubwo mbaho akanya mwe muganira. Oya munazome ku kantu nta kibazo. Mama wanjye rwose. Mama, ibyambayeho ni ubuhamya burebure, ariko nk'umugabo wese wifuza iterambere ry'urugo, nagombaga kuva hano nkagenda nkagira uko nshakisha iterambere, nubwo nagiye dusa nk'abatabyumvikanya. Basi se wagiye ubyumvikanyaho n'umufasha wawe? Nibyo nakubwiraga, nagiye rwose dusa nk'abatabyumvikanyaho, kuko narabimubwiye numva ntabyumva, njye rero mpitamo kugenda. Nibura se ugezeyo wagiye umuhamagara ngo wumve nibura uko ameze, ujye umuvugisha umubaza amakuru, warabikoze? Ariko nawe urabyumva ko twari twarakaranyije. Urumva njye numvaga ngomba kuzamutungura nkaza mfite uko meze. Niyo mpamvu ntabwo twavuganaga rwose, kuko nari nagiye dusa nk'abashwanye.
Janvier urabyivugiye rero sibyo wataye urugo ugenda urusahuye sibyo no kugaruka ugaruka nta kiruzanyemo ayo ntabwo wemera ko ari amakosa wakoze ariko ibyo ngibyo byose uri kuvuga ndemera ko nataye urugo ariko nawe si shyashya naragarutse nsanga nawe urabizi biri muri uru rugo nsanga ashatse undi mugabo noneho arangije yongeraho no kungira umuzamu ubwo se urumva wowe nagira amahoro ese Janvier urashaka ko ibi bintu bigenda biti umva gushaka abo bagabo simbimujije nashaka abo bagabo ariko bashakira ahandi apana mu mitungo yanjye ariko se ubundi nakunze ko wagiye unganiriza ukambaza wanyemera nkagira icyo nanjye nkubaza nta kibazo rwose mbaza umwana wanjye ari umwana se umugabo atemba ajya mu nda uko ibintu twabitekerezaga ntabwo niko bimeze tutitonze uriya mugabo yadutera ikibazo kutese mama wabashije kumukuramo se icyo dutekerezaho uretse bayumvire ako mama mama ndakwemeye uzi ko utoroshye ese ubu watekereje gute kumufata amajwi igenda kubwira ubundi mukuru navuze ijambo ryose kuri ndi tugiye kuganira ndarifata kugira ngo atagirira inshinga bityo tumenye ko tugomba kumwigaho niyo mpamvu nabikoze ariko mama numvise nawe harimo amakosa yiyemerera nta hantu yarega ngo atsinde aya majwi yonyine kuba yemera ko yataye urugo ntabwo yatsinda nanjye kandi binyemerera kuba narashatse undi mugabo Fabesi wajya ureka kwihuta ukabanza ugatega amatwi neza ukanayungurura ugashungura ukumva wumvise ikintu ari kwibandaho atari imitungo umvise atari imitungo kandi ubwo wanyibwiriye ko nawe imitungo yanditseho oya iby'imitungo nta kibazo ntacyo bitwaye wowe iby'imitungo bindekere mfite uburyo bwinshi nabikoraho bakamukura ku byangombwa ntabimenye ibintu byose ni kashi mama muri iyi minsi nashaka nkanavuga ko yapfuye yagize ate yapfuye umva mukobwa icyo cyose ntigushyigikiye wowe urifata ugashaka kwica umuntu akiriho ibaze noneho leta igutahuye ikamenya ko wabeshye witonde wa mukobwa muri iyi minsi icyerekeranye n'ubutaka leta yarahagurutse kubera ko iz'amanyanga arimo abantu bari gufungwa ibaze rero nawe wakufasha njyewe bindekere mama njyewe bindekere mfite amayeri menshi wumva ngo menshi nakoresha ntihagire nta kibazo bitwaye njyewe mfite uburyo bwanjye nabigenza kandi mu bipangu wanjye gacamo neza ahubwo mama umva kubwira mbabarira dukore ibishoboka byose uyu mugabo ntazigera amenya umukino uri gukinirwa muri iyi nzu turaje umugabo atemba ajya mu nda amarira boss nagarutse ariko ejo wari ugiye kumbwira ukuntu waganiriye na nyoko bukwe ndabwo twabahita babamagara ncaho ko ntabimenye ukunda amagambo wakintu oya twaraganiriye numva ni umuntu mwiza kandi birashobora no kumfasha akaba yaganira n'umukobwa we tukaba twasubirana iteka ryose umushonje arutarya ahubwo se gahunda wari ufite yo kubakora mu mitungo yawe ukabakimbiza wayivuyemo niko bimeze ibintu bisaba kugendamo gake gake witonze kuko burya ngo isuri isabira byinshi ikabura na bike niyo mpamvu umuntu agomba kubitwara buhoro njye nta mahirwe nabiha uriya mugabo ni umusitari urumva ntabwo rero nizera ko mabuja yamureka ngo akugarukire wowe ubona bishoboka kwe ariko sha iriya nzobe niyakangisha ubu mvanyemo ubu bushwambagara nkambara neza nk'uko byari bisanzwe bibwira ko yamagarara imbere reka tubitege amaso gusa njyewe ejo bundi rero nabonye n'umuntu wakwicira iriya ngufuri
tugakuramo n'ibyangombwa by'ubutaka. Umugabo atemba ajya mu nda Amarira kugira ngo tuganire numva icyo nagusaba kugira ngo ubashe kwinjira mu nzu. ni ukuri mbayeho nabi pe nimumfashe rwose. nta n'impamvu ariko zo kugira ngo nshimire, ahubwo nanjye uri bwumve icyo ngusaba, sibyo? nta kibazo usibye no kuvuga ngo iki ntabwo umuntu ugiye kumfasha nakwanga kwemera ibyo ambwira, kandi arega n'ikintu ugomba kumenya kuri mabukwe, ntabwo nakwima mabukwe ikintu ansabye icyo ari cyo cyose. Okay. Umva rero icyo nagusaba, urabona ko umukobwa wanjye yabeshye umugabo we. Sorry? Amubwira yuko uri umuzamu, uri kubyumva? Noneho ndagira ngo wowe uvuye hano igihe gitoya, ntabwo mbizi nawe uri umugabo ugira uko wiyeranja, ugiheze ubu wamaze umwaka wose uri muri uru rugo. Noneho nanjye turebe ukuntu ibi bintu nabikurikirana, ese utangira kundeba nabi, turebe ukuntu ibintu nabikurikirana, ibintu mbishyire ku murongo. Wari uyu mugabo we ari umukobwa wanjye mbashyire ku murongo, uzaba ugaruka mu minsi mike hari icyo bigutwaye. Ibyo ntabwo byakunda, kuko ntaho naba ntandukaniye n'umuntu ujya kuvugurura inzu akabanza akayisenya. Ntabwo byo nabikwemerera, nta nubwo nanakwizeza ko byakunda. Nushaka unabireke, ndashaka kugufasha, none utangiye kuzana ngo ibyamaze ngo imitungo ngibiri. Nushaka unabireke. Ndabona ari nkugiriye impuhwe, ukamuciye n'amazi uragiye. Akundi ubwo wishingikirije iki? umugabo atemba ajya mu nda Sheri barakwamagaye. ndebera ni Ndabona handitseho producer. Akira igitabo? oya mwihorere naje. Okay. Ugoye message. Amarira y'umugabo. Ndagira ngo nkubwire ngo turacyafite akazi kenshi. Janvier mubwiye ukuntu ngiye kumufasha, ukuntu ngiye kugira ne, arangije ngo niba ushaka kumfasha umfashiriza aha ngaha ntahavuye, nawe unyumvire. Mimi, ese uri mu biki ko umuntu utari hano? Mama, Yaravugiye amagambo we. harya wambiraga gute? Ndimo nkubwiye ukuntu Janvier yambyaranye pfupfu. Mubwire ngo ndashaka kumufasha, narangiza ngo kumfasha umfashiriza aha ngaha ntahavuye. Nibyo ariko mama mwihorera gumaha. Nanjye ndumva nahinduye intekerezo. Kuki? Mwihorere rwose. Wahinduye intekerezo? Nukuri, ndumva nahinduye intekerezo muri cyaguma ntacyo bitwaye. N'ubundi nawe naho yendaga kujya, kuko n'ubundi gusa ariko nawe sinzi igitumye uhindura intekerezo. Niki gitumye uhindura intekerezo? Oya mama, nabyize. Genda za kuganira na Janvier. Ibyo musaba natabyemera, mwihorere. Natabyemera ndaza kureba icyo gukora. Gusa hagati ya Janvier cyangwa Bobo, uko ari abo babiri bagomba gupfa mu nda. Erega nta bihanga bibiri mu nkoni imwe mama. Hey, mva mukoro. Ibyo si bigushyigikiye, ibyo kwica umuntu si bigushyigikiye. Umva kirero twanjye. Kirero twanjye nigendere wa mukobwa we. Gusa sinasiga ntaguhaye inama. Ibyo kwica umuntu, Mimi, oya. Aho kujya mu kwica umuntu, wabwira Bobo agasohoka. Undi ntiwasezeranye nawe, hagasigara umugabo nyir'urugo, umugabo w'isezeranye. Ese ko bivuga nkaho byoroshye. Erega nabyo ntibyoroshye mama. Ntabwo byoroshye gusezerera umuntu gutyo ngo agende nk'uruhinja. None kwica umuntu nabyo byoroshye. Reba Bobo ari mwiza, ni umubogari, ni umusitari.
uzwi iyo turi kumwe abantu bavuga ngo ni njye yaremewe nawe ni njye yaremewe mbese byiza umva nkubwire igituma abagore bo mu mutacyubaka mugendera ku magambo bavuze bambwiye mwajya mutekereza ibyanyu ukaganira no mwashakanye kujya kumva amabwire yo hanze ndabona ntazi ku meza mama reka naruhuka reka nduruke ndumva neza neza ubwo turaza kureba ndakubwiye ngo ibyo mbubwiye ibitekerezeho iyo boss nari ndiho nkubura hano basi ako rero reka mubwize ukuri ahantu hose ibibazo birakugaragara ku myenda ku isura ni ibintu byafashe indi ntera kabisa wamenyera ko mugabo yagiye uravuga boss se yewe ndashaka kuvugana nawe akandekera urugo akandekera umugore byo kuba umuzamu byo ndabizi ariko boss nawe uranca ubwawe niwe wanyibwira ejo bundi gushaka kuzana mukecuru anagufasha ibibazo byawe none ibibazo uriya mugabo ntamenya ko uriya mugore ari uwawe boss urumva utari uwawe nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimennye ibyo yari kumfasha bireke icyo nshaka ni uko bamvira mu mitungo ibi ndabirambe wowe ndebera ko akirimo gusa nkwereke ndumva warakaye cyane gusa ubage wifashe yewe umwana w'umuhanda ntabwo mbirimo gusa inama nakugira nuko waba witonze ukareba ko ubona ko burambitse umusaya kamurebere ko ariko umva ugende neza uriya mugore atagira icyo amenya ko njye nawe aribyo turi gukora nta kibazo ibyo ndabishoboye ndebera sheri ni ukuri ntakubeshya turi kumwe nyine mba numva nishimye mba numva twagumana akomeza ngurira mu maso mbese kireka tunyemere tukibanira tu sheri rero buriya nkunda amagambo meza ukunda kumbwira ariko akantera ubwoba iyo nibutse ukuntu abasore muri abana bari sheri ngiye ntukanshyire muri abo ngabo ngiye ntandukanye nabo we gusa nyemerera ubundi urebe ko ntatandukanye nabo ese ubundi hari umuntu wigeze uguhemukira hari sheri kera nakundanye n'umuhungu twiga muri segonderi arampemukira bituma nzinuka abahungu ya sheri ni nka bya bindi nyine bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose ariko humura ngiye ntabwo nzaguhemukira seriously ntabwo nzaguhemukira nzaguhoza amarira bakurigije nzakuba hafi n'ukuri gusa nyemerera nimugoroba tubonane sibyo ariko si kubera ushaka tuza kubonana kandi turi kumwe ya nyine umunsi sheri ntusi ibingibi urabona bihagije ndashaka tubonane dusangire nyine tunagire nako nyine twisanzuye nyine kugira ngo nawe arabyumva nk'umuntu mukuru urabizi ntacyo wansaba ngo nyange ariko ntituze gutinda oya nta kibazo ntabwo twatinda nukuri ntabwo turi gutinda sibyo nta kibazo urabizi ko nta kintu nakwangira sorry gato sheri utitabye sheri ni ba bantu nyine b'inteshamutwe baba bahamagara umuntu ntabwo nahita mwitaba ahubwo se babyemeye sheri urabizi nta kintu nakwangira ariko ntituze gutinda sibyo amarira y'umugabo